ndashaka kubanza gukoma amashyi ndashaka kubanza gukoma amashyi nkayakoma hanyuma nkababwira umuntu nyakomeye uwo ari we. Ariko reka maze niko mfata mikoro areza amashyi ndajya murangirikani neza kabisa, ndajya murangirikani ndahindura idini neza ndahindura idini nge muri Anglican Church of Rwanda. Reka nze mbanze mbashyiriremo ariko ndajya muri Anglican jewe. Noneho rero wambaza kugira ngo mbyivugire hakiri kare, sitore ya Anglican ry'u Rwanda ryemera ubutinganyi ntiribwemera. Twemera ko ubutinganyi ari icyaha. Ntabwo rero tuzabwimakaza, ntabwo tuzabuha intebe, nta nubwo tuzashuka abana bacu ngo nibajye muri ibyo ngibyo, oya. Ahubwo tuzabigisha ijambo ry'Imana, n'utarakizwa akizwe. Ese tuzakumira abantu mu itorero ngo ntibashobora kuza mu itorero? Oya, ntawe tuzakumira mu itorero, kuko itorero ni ry'abanyabyaha bakirijwe n'ubuntu bw'Imana. Uzaza tuzamwakira, tumubwire ijambo ry'Imana, ukizwa akizwe, udakirijwe ibyo n'ibye hagati ye n'Imana. Ibyo kuvuga ngo guhonyera uburenganzira bwa muntu, none se bo bemerewe guhonyera ubwanjye? Tuzarya ibirika ibitarika tubicire, nta nubwo tuzareka bigera mu kanwa ahubwo. Buretse mbanze nongere nkongera amashyi we, mbanze nkongera amashyi, reka mbanze nongere nkongera amashyi. Ariko mana yanjye nguhaye amashyi kabisa muze nkongera amashyi. Mu madini menshi ibi bintu by'ubutinganyi byarinjiye, birimo amadini amwe namwe ayobowe n'abapasiteri b'abatinganyi, ndetse amadini amwe namwe abakora ibi byaha by'ubutinganyi muri izi nsengero bitewe n'agatubutse baba bafite, babahayemo imirimo, atangira kumubwira uburyo ngo yamukunze, kandi ubwo wabwira ni umugabo mugenzi we, akajya amubwira ngo burya rero ngo ndakwikundira ngo cyane, akajya anyuzamo akareba nabi, nyine akirebeshwa atereka amaso, dore ko baba baranarindagiye, akajya anyuzamo agaterekamwo amaso, akabwira umugabo mugenzi we uburyo ngo yamukunze, ngo uburyo ngo amwikundira cyane. Noneho umugabo agezeho aramubwira ati ibyo mbabwira ni amakuru nihagarariyeho, ni ibintu nzi neza. Icyambere ni amakuru. Ya baba reka shagenda wintuburira, amakuru twarayamenye, ubu nta nyoni igisinziriye, abantu twese twacanye ku maso. Ukeneye kugura cyangwa kugurisha? Waba ukeneye se umuntu wizewe mwajya mukorana kugira ngo agufashe kuguhuza n'umuguzi wawe cyangwa se umugurisha wawe? Igisubizo cyarabonetse. Ushobora kutwandikira kuri 078 28 20 137 cyangwa se 078 55 75 194. Turanga amazu agurishwa ndetse n'akodeshwa, turanga ubutaka bwo guturamo ndetse n'ubutaka bwo gukoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse tugufasha kuguhuza n'undi wari wese imari yari yose waba ukeneye. Tandukana na babandi bajyaga birirwa bagusiragiza umunsi ukarinda urenga, kandi n'ubundi bikarangira ibyo washaka gutabibonye. Fata telefone yawe wiyicariye mu rugo cyangwa muri ofisi yawe, ubundi uduhamagare. Gukorana natwe ni no stress. Ibikorwa byawe tubikora nk'ibyacu, dushyize imbere ubunyangamugayo ndetse n'ubunyamwuga. Aha, mbere yuko mbagezaho amagambo ngiye kuvuga cyangwa se iki kiganiro, ndashaka kubanza gukoma amashyi nkayakoma hanyuma nkababwira umuntu nyakomeye uwo ari we. Ariko reka maze niko mfata mikoro amashyi mwongeye n'andi mashyi y'ubuntu. Reka nze munyemerere gatoya mbashyirireho ijwi cyangwa se amajwi y'umuntu nkomeye amashyi, hanyuma hirya y'ibyo ngibyo mbega ubu nanjye nta bindi bintu byinshi ndajya muri Anglican neza kabisa, ndajya muri Anglican ndahindura idini neza ndahindura idini nge muri Anglican Church of Rwanda. Reka nze mbanze mbashyiriremo ariko ndajya muri Anglican jewe. Ubu tuvugana ndava muri hariya
nari ngiye kuhavuga nigire muri Anglikani. Reka mbanze ashyire mu nkombe amashyi mwumve. Bambaza kugira ngo mbyivugire hakiri kare, Itorero Anglikani ry'u Rwanda ryemera ubutinganyi ntiribwemera. Twemera ko ubutinganyi ari icyaha. Twemera ko ubutinganyi ari icyaha. Ntabwo rero tuzabwimakaza, ntabwo tuzabuha intebe, nta nubwo tuzashuka abana bacu ngo nibajye muri ibyo ngibyo. Oya, ahubwo tuzabigisha ijambo ry'Imana, n'utarakizwa akizwe. Ese tuzakumira abantu mu itorero ngo ntibashobora kuza mu itorero? Oya, ntawe tuzakumira mu itorero, kuko itorero ni ry'abanyabyaha bakijwe n'ubuntu bw'Imana. Uzaza tuzamwakira, tumubwire ijambo ry'Imana, ukizwa akizwe, udakirirwa ibyo n'ibye hagati ye n'Imana. Ibyo kuvuga ngo guhonyera uburenganzira bwa muntu, none se bo bemerewe guhonyera ubwanjye? Tuzarya ibirika ibitarika tubicire. Yageye buretse mbanze nongere nkongera amashyi we, mbanze nkongera amashyi. Reka mbanze nongere mwongera amashyi. Ariko Mana yanjye nguhaye amashyi kabisa muzee. Nkongera amashyi. Kabisa Imana iguha umugisha. Ati tuzarya karika katarika, ako ngako ntabwo ari akacu. Soza ijambo ryawe neza rata muzee. Tuzareka bigera mu kanwa ho. Nibyo kabisa, nibyo tuzarya buretse gatoya, tuzarya karika akatarika, ntabwo tuzemera katugerera mu kanwa. Nta mpamvu yo kugira ngo abantu baze bavuge ngo nitwubahirize uburenganzira bwabo, ngo tubahereze, ngo twemere dusezeranya abagabo ku bagabo, abagore ku bagore. Iri ni ijambo rya Musenyeri Laurent Mbanda, musenyeri wa Anglikani ku isi. Ubu tuvugana uyu musaza Musenyeri Laurent Mbanda niwe uhagarariye itorero rya Anglican Church mu isi yose nzima. Nyuma yuko mu mwaka w'2008 itorero rya Anglikani mu Bwongereza niryo niho hari icyicaro cya Anglikani mu isi yose, dore ko ari naho nyine Anglikani yatangiriye, nibo bayitangije bayikwiragiza mu isi. Ariko igihe kiragera, bya bindi mu Kinyarwanda bavuga ngo wigisha intore kubyina ikakurusha, niba ngo guhamiriza ikakurusha. Aba bantu bazanye ubutumwa, baza babigisha, barabakunda, barabayoboka. Aho ni muri Anglikani. Biza kurangira bagize gute? Biza kurangira bibaye ngombwa yuko bafata umwanya, baravuga bati rero gahunda ikurikira reka natwe tubiyungeho. Barangije basubira inyuma, ati rero noneho muri Anglikani twemerewe kwinjizamo ibizira. Umugabo agasezerana n'undi mugabo, umugabo akarongorana n'undi mugabo, umugore akarongorana n'undi mugore. Ariko uyu Laurent Mbanda akibyumva aravuga ati jewe mbaye mbakuriye inzira ku murima hakiri kare, nubwo mwatangije iri dini rya Anglikani mu isi yose nzima, ariko kugeza kuri uyu mwanya twamenye ukuri, kandi ukuri ntitwatukugurana ikinyoma, ngo ni ukugira ngo mukunde muduhereze amafaranga. Iki kizira, reka nkoresha iryo jambo, iki kizira cyitwa ubutinganyi. Ihangane muyobokamana tubyita ikizira, hanyuma kubabyita ibyera ni mwebwe nababa bari ku ruhande rw'uko atari iyobokamana. Twebwe mu myemerere yacu, mu myizerere yacu tubyita ikizira, kandi nta n'icyanabihindura koko ni ikizira. None se ubundi bishoboka bite ko umugabo yajya ku mugabo, umugore akajya ku mugore? Ubundi usibye ibintu mu by'ukuri byo kugira ngo byo gukunda impiya abantu bagakabya, rya jambo birivuga ngo mu minsi y'imperuka ngo hazabaho ibihe birushya, ngo abantu bazaba bakunda impiya. Mu by'ukuri tuvugishije ukuri, ubundi usibye ko binateye isoni, nshimira n'umuntu witwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda, wavuze ati jewe rwose ntagiye kubabeshya, ahubwo mu gihugu cyanjye umutinganyi uzabonekamo gahunda ni ukuvunira ku ivi. Urumva ati mbega ni uguhita acishwaho nta bintu byinshi, agakorerwa utuntu, mbega agahita anyuzwaho, ku buryo mu by'ukuri umuntu wese agomba kumenya ngo byanga byakunda
nta mikino mu gihugu cyanjye cya Uganda nyoboye. Ndashimira cyane Perezida Yoweri Kaguta Museveni, kandi mbibutsa yuko impamvu nawe yo kuvuga iri jambo, buriya Perezida Yoweri Kaguta Museveni nawe idini rye ni Anglican. Hariya muri Uganda baryita Church of Uganda, niko baryita, ni Anglican. Bisobanuye ngo Perezida Yoweri Kaguta Museveni nawe afite idini abarizwamo, ni umwangirikani pire, hanyuma rero urumva ko aba bantu bitwa abangirikani bo baranamije, baravuga bati twebwe ibintu by'amafaranga ntabwo ari byo turambirijeho, ntabwo dushobora kujya kwita ku bintu by'amafaranga ngo tugurane ubugingo bwacu cyangwa duhindure ijambo ry'Imana icyo rivuga. Reka dukomeze tumwumve. Mvikane rero nongere nshyigikire. Rimwe na rimwe basosiye Eglise Anglicane n'ubutinganyi ntaho bihuriye. Eglise Anglicane ihagaze ku ijambo ry'Imana. Ikinyuranije n'ijambo ry'Imana cy'icyaha turakirwanya. Siko bimeze. Kuko ntabwo nzemera kugurisha umutima wanjye kugira ngo mbone amafaranga. Turumvikana. Ubwo rero tuzagenda duharanira gukora ibintu bivuye mu maboko yacu bishobora gutunga itorero, bishobora gushyigikira umurimo w'ivugabutumwa, bishobora gutuma twirwanaho tukihagararaho nkuko n'iki gihugu nacyo kibigira. Kuri iki kintu cyitwa ubutinganyi, amaleta y'isi menshi yaryumyeho, abayobozi b'amadini menshi baryumyeho, ntibashaka kugaragaza aho bari, ntibashaka kuvuga yuko ubutinganyi batabwemera, ariko ntibanashaka kuvuga yuko ubutinganyi babwemera, ahubwo mu bihugu byabo babwinjizamo rwihishwa, cyakoze bikahakorerwa, ababikora nta wabavugaho, nta tegeko ribahana, ndetse baranakingirwa ikibaba cyane, kubera ko ibi bintu by'ubutinganyi byinjiza inoti, byinjiza agatubutse. Mu madini menshi ibi bintu by'ubutinganyi byarinjiye, birimo amadini amwe namwe ayobowe n'abapasiteri b'abatinganyi, ndetse amadini amwe namwe abakora ibi byaha by'ubutinganyi muri izi nsengero bitewe n'agatubutse baba bafite, babahayemo imirimo. Reka mbabwire iki kintu cyitwa ubutinganyi, uburyo abantu bataramenya uburemere gifite, ariko mbabwire yuko iki kintu cyitwa ubutinganyi cyagiye kigashinga imizi, cyangwa se kimaze kugenda cyubaka, kizana imizi muri aya madini yacu cyangwa n'aya matorero tubamo, aho ugira gutyo ugasanga, reka mbahe nk'urugero wenda rw'umuntu umwe. Umuntu umwe yari amenyerewe mu gace kamwe, akunda kuza ngo ni umuhanuzi, agace yarakigaruriye, aza bakamufata nk'ikigirwamana. Noneho ibintu biraba, iminsi iricuma, iminsi irisunika, araza arongera ariyongeza, bakajya bamutumira. Ariko mana yanjye, ibi bintu ndabivuga nkumva agahinda karanyishe. Bakajya bamutumira, ikindi ryagasaba audience akaza, bakamwakira, bati umukozi w'Imana yaje, bati umuhanuzi nabii wa Mungu yaje. Hanyuma ibihe birashira, aba bantu banagira n'amayeri akomeye cyane. Aba bantu bagira amayeri mw'abantu mwe. Igihe gishize, ya minsi y'umujura itagirenga 40, aza kugira cya yegera umwe mu bayobozi yajyaga akunda gusura, yari umwe mu bayobozi nabo biryo torero yajyaga akunda gusura. Hanyuma atangira kumubwira uburyo ngo yamukunze, kandi ubwo wabwira ni umugabo mugenzi we. Akajya amubwira ngo burya rongo ndakwikundira ngo cyane, akajya anyuzamo akareba nabi, nyine akirebeshwa atereka amaso, dore ko baba baranarindagiye. Akajya anyuzamo agaterekamwo amaso, akabwira umugabo mugenzi we uburyo ngo yamukunze, ngo uburyo ngo amwikundira cyane. Noneho umugabo agezeho aramubwira ati ibyo mbabwira ni amakuru nihagarariyeho, ni ibintu nzi neza. Umugabo agezeho aramubwira ati ariko se, ati nanjye rwose nshingiye ku gihe tumaranye, nanjye ndagukunda rwose,
naho kumbe uyu tipe ibintu arimo aramubwira arimo araterita. Ageze kuraterita, yanyuze Kibungo, ya kontro yamanutse Ntuze, yamanutse arimo arinyuzwa hayirashisha ubunyoni, harimo araterita rwose byacitse. Uwo muntu yaje kubimenya ku munota wa nyuma, agezeho arerura, amubwira neza igihe yakavugiye ibintu yavugaga ibyo ari. Naho kumbe yari arimo amubwira yuko ashaka ko batingana. Namwe murimo murabyumva mw'abantu. Hanyuma ikindi gihe, aya nayo ni amakuru niherewe n'abantu gutya twari turi kumwe. Ubwo nimo ndababwira uburyo ubutinganyi bumaze gufata imbaraga, bumaze gusesera ku rwego rukomeye cyane mu itorero cyangwa se mu madini, mu nsengero. Igihe kimwe ahantu ntagiye kubabwira mu ntara imwe, cyakoze ni mu majyepfo ngira ngo, yego ndumva ari mu majyepfo, bagize gutya nyine bajya batumira abahanzi, bagatumira abavugabutumwa, bagira gute, batumira uyu muntu rero ngo ni umuvugabutumwa, baramubwira ati nyabuneka uzaze utugaburira ijambo ry'Imana. Yagombaga guturuka hano muri uyu mujyi wa Kigali. Hanyuma arangije uyu muvugabutumwa aramanuka, ngo agiye mu ivugabutumwa, haragenda baramwakira, bamutekeye neza, bamuhaye icyo cyayi. Ariko reka bizagere rero nijoro, ubwo uburyamo yagombaga kuryamaho, yagombaga kurarana n'abarimu babiri bo mu itorero rimwe ryitwa ngo ni itorero ry'umwuka rwose. Noneho uburiri bwari bugari, noneho nyine baza kuvuga bati reka turaze umushyitsi, turare tumuganiriza, asusurukirwe, natwe turare tuganira nk'umuntu nyine, nk'abantu bakiriye umukozi w'Imana. Naho kumbe ni nyamunsi, ni nyamunsi kabisa. Hanyuma ngo bagire gutya, bagere nijoro, umwe yajya akumva ibintu byakomeye, akumva yatatswe bikomeye. None akabanza kugira ngo arimo ararota, none agezeho arikangura. Ibyo ndimo ndababwira ba nyir'ubwite nibo babinyibwiriye. Noneho bampaye amakuru uburyo mu ijoro rimwe yagerageje gutinga abo barimu, abo bayobozi bo kuri iryo torero, yagerageje kubatinga inshuro 3. Noneho iyo binyeganyezaga nawe yahitaga ahagarika, agahita yisinzirizwa akigonesha. Noneho bamara kongera gusinzira, akongera nanone akububira, akajya gukora ya mabi yewe. Bikomeje gukabya ngo bibaye ibyiciro 3 mu ijoro rimwe. Bagezeho babyukira icyarimwe, baramubaza ngo ariko se mukozi w'Imana, ni ikihe kibazo ufite abadayimoni, ese ni ukurota, ni ibiki birimo birajya mbere? Bahita ngo bamwanjama, bamugabaho ibitero, bamuhagurukirira icyarimwe, baramubwira ngo nutatubwira ibintu wakomeje kugerageza gukora, turaguhururiza ubuyobozi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, turakuvuga mu itorero, mbega mu yandi magambo. Icya gatatu, turahita tunabyuka tukwirukana usubira iwanyu. Hanyuma agezeho ababwiza ukuri, arababwira ati mumbabarire ndabinginze, jyewe ndi umutinganyi, umubiri wari wananiye, umubiri wari wangoye, atariko ni mumbabarire ndihannye, mumbabarire, ni ikibazo cy'umubiri nari mfite, ariko ndasaba Imana imbabazi, munyemerere rwose nature nyabuneka. Arabaryarya ngo aratuye. Hanyuma rega baramureka rwose, arabwiriza. Amaze kubwiriza ngo arataha. Namwe munyumvire, bari babibonye neza ko ari ikizira cyabinjiranye, ariko barangije bagira gute? Barangije bamuhereza umwanya. Rero agira ngo mbabwire mw'abantu mwe, ibi bintu birakomeye ku rwego rukomeye, ibi bintu birakomeye ku rwego ruteye ubwoba. Ikintu cyitwa amafaranga mu matorero, amafaranga mu bapastori, amafaranga muri aba bayobozi b'amadini,
niyo yatumye bagurisha ukuri bakagusimbuza ikinyoma, niyo yatumye bemera guhemuka bagwirinda, birangira bagurishije amatorero. N'aba bantu bitwa abatinganyi baraza barinjira. Rurambanda aravuga ngo ntabwo tuzabuza, naramuka aje tuzamwakira, ntabwo tuzamusubiza inyuma, kuko Kristo yabereyeho abarwayi, ntabwo Kristo yaje kubwa abantu bazima. Atariko agomba kuza aje kwihana, aje gukizwa, ntabwo agomba kuza aje guhindura imico yacu no kutubuza uburenganzira. Kugeza kuri uyu mwanya, uyu Rurambanda niwe uhagarariye Anglikani mu isi binyuze mu cyitwa Gafcon. Iyi Gafcon yabayeho ari uburyo, ni umuryango waje uje kuvuguruza. Mu yandi magambo, naba musenyeri cyangwa se nabasenyeri, reka bari ko mvuga ni ba musenyeri n'abarikibishop, abachidikoni, abaki mbega bo mu bihugu bitandukanye bishyize hamwe baravuga bati no, twiyomoye kuri Anglikani yo mu Bwongereza, iki kintu cy'ubutinganyi ntabwo twacyemera, twamenye ukuri kandi ukuri ntabwo twakugurisha. Murumva umugabo utarya indimi, murumva umusaza utarya indimi, murumva umushumba uzi icyo akora utarya indimi. Yo mpamvu namukomeye amashyi menshi cyane. Reka twumve. Mve nabi ngo mvuge ngo ntabwo twanga umuntu wadutera inkunga, bazabaho bariho, ariko tuzajonjora. Ntabwo aravuga ngo ntabwo banga, ntabwo bashobora kwanga abantu babatera inkunga. Atariko nanone ibyo bintu by'abantu baza biyita batera nkunga, bakakubwira ngo mbere kugira ngo tugutere inkunga ugomba kwemera gukorana amasezerano n'ubutinganyi n'abatinganyi. Ati ibyo bintu ntabwo twabyemera, nibaze badutera izo nkunga niba bashaka kuzidutera, ariko badutera inkunga ziri mu murongo w'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Tinaye ibintu byo kuvuga ngo abantu baze kudushikisha amafaranga kugira ngo dukunde tugurane ubutumwa bwiza, tubugurane ibinyoma. Ati ntabwo byakunda. Umugabo nk'uyu nguyu ubundi utamukomeye amashyi ntiwaba ufite n'ikibazo mu bwongo. Benshi bamaze kugurisha ubutumwa bwiza, benshi bamaze kwiyambura ubukristo, benshi bamaze kwiyambura agaciro kabo baribo. Mu minsi ishize nahamagaye umuntu ndamubaza, ariko amagambo wirirwa uvugagura kuri aya social media ko yagutesheje agaciro, wazivanyeho iryo zina ryo kwiyita pasiteri? Arambwira ngo ngiyo ndimo shaka amafaranga ngo mba ndusanzwe, ngo ngiye no mu bupasiteri. Mbega mu yandi magambo ni ikinyabibiri. Uruhande rumwe ni umukozi mwiza cyane wa Satani, urundi ruhande nanone aravuga ko ari umukozi mwiza w'Imana. Ntabwo ibyo bibaho. Bibiliya iravuga ngo ntitugakeza abami babiri. Ntabwo bibaho rwose. Tuzarya ibirika ibitarika tubiciye. Yes. Nta nubwo tuzareka bigera mu kanwa aho. Birashoboka ko amafaranga yaba ahari kandi arahari, ntabwo ari ugukekeranya, ariko aya mafaranga bayagumane, bayajyane n'ahandi babona akwiye kujya, ntayo dushaka mu itorero, kuko nadutesha umurongo. Archevêque w'i Canterbury ntabwo tukimubona nk'uko twamubona. Nta nubwo ubu ngubu icyo avuga tucyemera, nta nubwo tugishyigikira, nta nubwo tukimubona nk'umwe mu bangana, icyo twita one among equals. Ni ukuvuga rero ngo kubera imyitwarire, kubera imyifatire ye, kubera kuyobora inama ziha rugari abatemera ijambo ry'Imana, tubona ko atagikwiriye cyangwa se ko atari fit kutuyobora, cyane cyane abahagaze ku ijambo ry'Imana, kandi tugomba kuryigisha nk'uko riri kandi nk'uko ryemerwa. Baba we, reka nkubwire wa mugabo we, reka nkubwize ukuri. Ndashaka kongera kuguha amashyi Musenyeri Rurambanda, amashyi Musenyeri Rurambanda wa Anglikani, amashyi. Aya mashyi yose nyahaye Musenyeri Rurambanda kabisa. Musenyeri wa Anglikani mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Umusaza utarya indimi, uhagaze neza, ufunze defense neza mu murongo mwiza w'ijambo ry'Imana. Muze kabisa, reka nkubwize ukuri, iyi video niramuka ikugezeho uzamenye ko nguhaye amashyi. Ntabwo nguhaye amashyi kubera kunzi,
ntabwo nguhaye amashyi kubera icyo wampaye cyangwa n'icyo wampa n'icyo uzampa, ntabwo nguhaye amashyi kubera yuko uri Imana cyangwa uri marayika, ariko nguhaye amashyi kuko uri umugabo nyamugabo. Muri iki gihe dufite abantu benshi bambara amapantaro ariko batari abagabo nyabagabo, dufite n'abagore bambara amajipo ariko batari abagore nyabagore b'umutima. Kubona rero umuntu, hari umuntu umwe wigeze avuga ngo burya umugabo ngo nusohoza ubutumwa bw'abamutumye ngo ntaniganwe n'ijambo. Papa ndagushimira cyane ko uri umugabo utaniganwe ijambo. Kabisa ntuzigere wemera gupfukamira Bayali papa. Nuramuka unaruhutse uziruhukire neza, naho abirirwa bemera ngo ubutinganyi, bemera ngo intuze, abo ngabo bo rwose kabisa abo ngabo kabisa rekana nabo. Ndabashimira cyane uyu musaza, buri wese uwumvishe iki kiganiro muhe congratulation kabisa rwose. Murakoze cyane, ndabashimiye.